ntimurangazwe n'ibirabagirana biri mu isi, ntimushukwe n'ibiteye isoni biriho mu buryo butangaje, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ntimucike intege kuko uwadutsindishiriza arahari, ntimutentebuke kuko ukomeza amavi y'abaguye arahari. Ndashima Imana kuva twatangira iyi cano ku bantu bamaze kwakira umukiza Kristo Yesu, ku bantu bamaze kwizera umwana w'intama w'Imana. Muri intwari, muri abantu b'umwihariko badasanzwe, muri abanyembaraga, kuko gukizwa muri iki gihe ntabwo byoroshye. Ni umusaraba umuntu yikorera ariko ufite aho utuganisha. Bene data, igihe kiri bugufi, ndabisubiramo, uzaza ntazatinda. Imyuka iyobya ni myinshi, abari kurwanirira ibinyoma ni benshi, ariko ukuri kuzatsinda ikinyoma. Yesu ashimwe bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nshuti z'umusaraba bera b'Imana. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana, Uwera wa Israel, Imana ya Abrahimu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, umutabazi wacu, ibyiringiro twizeye. Uyu mwanya bana natwe mwana, umuntu wese ahari mu gihugu icyo ari cyo cyose, reka tuvuge ngo ineza yawe nimubeho, imbaraga zawe zimwuzureho, ububasha bwawe bumugote, igitinyiro cyawe kibe kuri buri muntu wese. Dusengeye uyu mwanya, imbaraga z'abadayimoni zitsindwe, ukuboko kwiza kw'Imana kuba ariko kugaragara. Ndasenze nizeye imbaraga zawe, ndasenze nizeye umwuka wawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ihimbazwe bana b'Imana. Turi mu bihe bikomeye bigoye itorero rya Kristo, ariko kandi iby'ubwiru bw'Imana Kristo yarabiduhishuriye, kandi yashyizeho imirongo n'imiyoboro itandukanye yo kutugezaho amakuru y'icyo ijuru riba ritekereza ku banyetorero. Nk'uko nabibabwiye, mu byiza cyangwa mu bibi tuzakomezanya, kandi nababwiye ko iyi cano yacu yanyu ni cano yo gutambukaho amakuru y'ijuru ndetse n'ijambo ry'Imana, ndetse n'ibyo Imana ibishaka kumenyesha abera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero Imana ibahe umugisha kubwo kudukurikira uko mungana, uko ariko kose, uko mudukurikira uko ariko kose. Twizeranye namwe ko ijuru tuzaritaha, kandi ijuru ririho. Wahakana ko ritariho, we ntabwo turi kumwe mu murongo. Turacyasenga ngo umwuka mwihishurire, kuko ibihe tugezemo ni ibihe bitwereka ko turi ku musozo w'imperuka y'isi. Rero bene data, dufite iby'Imana yashyize ku mutima wacu, ndetse kandi yadutumye kuri mwebwe, ku banyetorero, ku bana b'Imana n'abandi muri rusange mukunda imvugo y'Imana. Hari benshi batekereza batese Imana ihora ivuga. Yewe reka nkubwire, ntihora ivuga buri munsi, ariko uwayibaye imbere wese imuha amakuru. Kandi mbabwiza ukuri, uko byamera kose, Satani ubwo avugana nabe, na Yesu avugana natwe uko tumwegereye. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko muri kino gihe nabonye inama ikomeye y'abadayimoni, hanyuma mbona bakoranye n'abakonikoni, bamwe twita abapfumu. Hanyuma hafatwa imyanzuro ikomeye ko abantu
bagiye kujya batererezwa amahembe, amarozi yo mu bwoko bw'amahembe, hanyuma umuntu agapfa abantu batazi ukuntu apfuye. Iyo ni message ya mbere. Ndabwirwa ngo intsinzi ku banyetorero ni ukwinjira mu bihe byo gukomeza gusenga, ngo kuko hariho gucika intege gukomeye, ngo ariko nidusenga ngo Imana iraduha izindi mbaraga z'ikindi kinyuranye. Ibi ntabwo bireba umunyarwanda gusa, birareba umuntu uwo ari we wese urimo kunyumva, uwumva ururimi tuvuga, nutarwumva ushaka kumusemurira, ushobora kumubwira icyo turi kuvuga, kandi ndabizi neza ko urokoye ubuzima bw'umuntu Imana yaguha umugisha. Iyo message maze kuyihabwa gutyo, maze no kwerekwa ibyo byose, maze kubwirwa ko intsinzi ari ugusenga, ngira Imana ngo ndagusabye nyitambutsa iyi message, umuntu wese uzagira ishyaka ryo kuyumva afata umwanya wo gusenga umumpera imbaraga. Imana irambwira ngo buri wese utari bugire ibisanzwe, Imana iraza kumuha imbaraga zo gusenga. Nibura uze gufata umwanya nyuma yuko wumvise iyi message w'iminota nibura 30, usenge Imana, watura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Bene data, turi mu mwaka wa 2024, ibyo byose bikerewe kubera ko Satani yamaze gufuhira ibisubizo by'abera byamaze kumanuka mu kirere. Message ya kabiri ni message ireba abakozi b'Imana bose muri rusange ku isi yose. Imana yavuganye nanjye mu ijwi rirenga, irambwira ngo abantu bayikorera yahamagaye, yagiriye icyizere, bataravuyanga ibyayo, bataranduzwa n'isi, ngo nimusubire ku mwimerere wo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko imperuka y'isi irasohoye. Ndabwirwa ngo mburire buri mutumishi wese, buri mukozi witwa ko akorera Imana wese, nave mu bidakwiriye, nave mu bidatunganye, nakora umurimo w'uwamuhamagaye. Bene data, igihe kiri bugufi, tibigitinze, uzaza ntazatinda. Va kuba binegrija, va kuba tabyumva, basengere, kuko si igihe cyo kwinginga, si igihe cyo gutereta. Isi iri gushira, isi iri gushonga. Abantu aho kuvuga Imana bafashe intambara ku bandi, abandi bahindutse ibibwirizwa ku bandi, ariko umwe wo kuvuga n'umwe, n'umwana w'intama w'Imana wapfuye akazuka. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ngo nimwemerere Yesu mu buvuge uko buri, mutabebereye, mutabereye, mudaciye ku ruhande, kandi muca imanza zitabera. Bene data, iyi message nyihabwa muri iryo jwi, Imana yarongera irambwira ngo ibyo ubisubiremo gatatu. Umukozi w'Imana wese, umuntu wese uhagarara avuga iby'ubwira bw'Imana, nimuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, nimutebutse impanda y'Imana, nimubwire abantu kuva mu mwijima, nimubwire abantu kujya mu mucyo w'itangaza, nimukure abantu mu rujijo, nimushyire abantu mu murongo uboneye. Haleluya.
iyi ni message ya gatatu. Ni message nayo ikomeye. Bana b'Imana, hagiye kubaho indwara zitandukanye, ariko ni uburyo bw'amananiza y'abadayimoni. Ndababwiza ukuri, umuntu utaba amaso muri uyu mwaka, urajya uhora uryamye kwa muganga usimburanya abana bawe bajya kwa muganga bagaruka, kandi bababuremo indwara, kuko haje ikintu kimeze nk'ibyorezo by'uburwayi bw'amayoberane. Ariko ndashaka kukubwira iki: Kristo akubereye maso wowe ukurikiranye ubu butumwa Imana yaduhaye. Buri muntu wese ukurikiranye ubu butumwa, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubakorera umuti. Muzirikane ko Imana idukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorino, igice cya mbere, ku murongo wa 18 yahereye ukamanuka 21 ugakomeza ukamanuka, hari ijambo rivuga ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Bene data, Imana yavuganye nanjye kuri ibyo by'uburwayi. Irambwira ngo umuntu wese wizerera mu Mana afata umwanya, afata icupa ry'amazi, upfukame, usenge watureho amaraso ya Yesu, unywe ayo mazi, icupa ry'amazi iryo ari ryo ryose. Ubu utabasha kwigurira icupa ry'amazi, niyo wayashyira mu gikombe, usenge watureho amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yicange n'ayanyu, amaraso ya Yesu yiboheranye n'ayanyu. Mugire impagarike n'ubugingo muri Kristo Yesu. Ibyo nutabisuzugura, uraza kuba mu mubare w'abantu bagiye kugenda bameze neza. Bene data, ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana, wo kwinginga Imana, wo guhendahenda Imana, kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Ntimurangazwe n'ibirabagirana biri mu isi, ntimushukwe n'ibiteye isoni biriho mu buryo butangaje. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba. Ntimucike intege, kuko uwadutsindishiriza arahari. Ntimutentebuke, kuko ukomeza amavi y'abaguye arahari. Ndashima Imana kuva twatangira iyi cano, ku bantu bamaze kwakira umukiza Kristo Yesu, ku bantu bamaze kwizera umwana w'intama w'Imana. Muri intwari, muri abantu b'umwihariko badasanzwe, muri abanyembaraga, kuko gukizwa muri iki gihe ntabwo byoroshye. Ni umusaraba umuntu yikorera, ariko ufite aho utuganisha. Bene data, igihe kiri bugufi, ndabisubiramo, uzaza ntazatinda. Imyuka iyobya ni myinshi, abari kurwanirira ibinyoma ni benshi, ariko ukuri kuzatsinda ikinyoma. Kandi mbibutse ko ikinyoma kirukanka cyane muri esanseri, ariko ukuri kugenda kuri esikariye. Gusa ndakumenyesha ko iyo ukuri kugeze aho ikinyoma cyari cyarateye intebe, ikinyoma kirahaguruka. Benshi muri mu mutuzo, benshi muri cecekeye, ariko kandi nta kizabuza abayuda gutabarwa. Mureke dusenge. Imana yera ikiranuka,
muri byose. Imana twizeye, Imana twakurikiye. Ndasenze nsengera umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza ndetse na message waduhaye. Ndasenze kugira ngo umuntu wese wizeye ijambo ryawe, akizera imvugo yawe, ahabwa imbaraga zawe, ahabwa ububasha bwawe, ahabwa ubushobozi bwawe, ahabwa igitinyiro cyawe, mu izina rya Yesu. Umwuka w'Uwiteka ategeke, aganze, akore, yimura imisozi itabimenye, ayubikane uburakari mu izina rya Yesu. Kura abantu mu mwijima, injiza abantu mu mucyo. Kura abantu mu mubabaro, injiza abantu mu munezero. Rengera isi, rengera abatuye isi, rengera itorero ryawe, rengera abantu bose mu izina rikomeye, mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu bubasha budasanzwe. Mana turasenze kandi turinginze ngo bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana yacu. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imirimo yawe, tugushimiye imbaraga zawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu mbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubagura, Imana ikomeze kukurwanirira kugeza aho utangara. Kristo Yesu n'amahoro atanga n'umugisha atanga bikubeho, kandi Imana ikumpumanurire, igukureho imyanda n'imikoshi n'imyaku abanzi b'umusaraba baguterereje. Urakoze. Turabashimiye kandi dushimiye n'abantu bakomeza kugenda basharinga buno butumwa dutambutsa kuri channel yanyu yacu, kandi Imana ikomeze kubana namwe, nitutagwisari tuzasarura. Shalom, shalom, shalom.